Abakunzi ba Jado Creator TV ndabasuje cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi dufite rero update zigera muri ebyiri, turi burebe ijambo ryavuzwe na Dr Chang Diao, wari uri mu nama yabereye muri Singapore, ndetse turebe na update iri muri dashboard twahawe uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa cumi. Dutangiriye ku ijambo cyangwa se kuri update cyangwa se ijambo Dr Chang Diao fan yavugiye muri iriya nama ya token 2049 yabereye muri Singapore. Dore bimwe mu byo yatangaje. Yibanze ku kureba uburyo ikiributo n'ikirere cya blockchain web gatatu bishobora kugira akamaro imibereho y'abantu, aho atavuze gusa ku bucuruzi cyangwa ishoramari, yagarutse no ku ntambwe yagize mu kwerekana mu kwemera KYC no kugerageza uburyo bushya bwo gukora upgrade muri sisiteme yayo kugira ngo ibe ikora neza ku gihe kizaza. Yavuze no ku buryo igiciro cyangwa se liquidity bw'ibyuma rya kiributo butagomba kuba inkingi yonyine, ahubwo igikwiye ni ubufasha nyakuri, aribyo twise utility bwo gukoresha kiributo mu buzima bwa buri munsi. Turakomeza rero tureba itangazo riri muri dashboard, ariko mbere y'uko turireba, umushya kuri Jado Creator TV akore subscribe. Nimba iki kiganiro wagikunze ukore like, ukande like, noneho ukore subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye uhita ukibonera mu ba mbere, ndetse ukore comment, utange comment, wandike muri comment icyo utekereza twakoraho ubutaha. Reka duhere mu itangazo riri mu Cyongereza, turaza no kurireba no mu Kinyarwanda. October 1st 11:15 AM, decentralized exchange DEX and automated market maker AMM functionalities are available on the testnet, allowing developers and pioneers to experiment directly with token swaps, liquidity pools, and other decentralized finance tools. Developers can also now create test tokens on the p-testnet blockchain, while such functionality is restricted on the mainnet during the testing period. These releases in a testing environment allow developers to extend p-networks capability in a utility focused and Web3 way, and its on ramps pioneers safely and gradually tap. Read more for further information and P-Wallet to try out the new features. Tugenekereje kurishyira mu Kinyarwanda, itariki ya mbere Ukwakira saa 5:15 za mu gitondo,
imikorere ya decentralized exchange DEX hamwe na automated market maker AMM iraboneka kuri testnet, bigaha abatekinisiye n'abapiyoniya uburyo bwo kugerageza guherekeranya amadolari y'inyongera token swaps, amashyirahamwe y'amafaranga liquidity pools ndetse n'ibindi bikoresho bya decentralized finance DeFi. Abatekinisiye bashobora kandi gukora amadolari yo kugerageza testnet tokens kuri testnet blockchain mu gihe iyo mikorere iba ifungiranyije kuri mainnet mu gihe cyo kugerageza. Iyi imikoreshereze mu gihe cyo kugerageza ifasha abatekinisiye gukomeza guteza imbere ubushobozi bwa P-Network mu buryo bushya bushyira imbere imikoreshereze utility focused kandi bushingiye kuri Web3 ndetse ikinjiza abapiyoniye mu buryo butekanye kandi buhoraho. Kanda kuri soma birambuye cyangwa se read more kugira ngo ubone amakuru arambuye, ndetse no kuri P-Wallet kugira ngo ugerageze iyi mikoreshereze mishya. Mu by'ukuri rero abashya kuri Jado Creator TV mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukande ku nzogera, ubundi mutange comment ku kiganiro twabaho ubutaha, ubundi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, murakoze. Umuntu rero ukiri gukora mining ya Pi namugira inama yo gushyiramo agatege, kuko aya ni amafaranga, ndetse n'undi wumva afite gahunda yo kwinjira muri uyu mushinga wa P-Network yakwinjira bigishoboka, kuko ubu ngubu urinjira ugakora KYC mu gihe gitoya ukaba uremerewe, kandi kugira ngo baguhe KYC ntabwo bisaba gutegereza igihe n'igihe, ahubwo biba bisaba ko ako kanya cyangwa se mu gihe gito bahita baguha KYC umayininga, ntabwo bisaba kurindira wenda iminsi 30 ya mining, ahubwo basigaye babitebutsa, kandi na KYC ntabwo ikigorana kugira ngo ubashe kwinjira. Uyu ni umushinga mwiza cyane kandi ufite icyizere cy'uko ejo hazaza hawo hazaba ari heza cyane. Rero mukomeze gushyiramo agatege, abarekaga kumayininga mu mayiningire ku gihe, ndetse na babandi bumvaga bari gupinga umushinga cyangwa se batawumva neza, batari kumva impamvu bakiri kumayininga, cyangwa se bamaze imyaka igera muri 7 bamayininga, ubu rwose ndabagira inama yo gufatiraho, nimwongere gusiba kumayininga, kuko ibyiza biri imbere. P-Network na Quantum badufitiye ejo hazaza, kandi hazaba heza cyane. Nakagaruka.